Ibihe byiza kuri wowe udukurikiranye ku murongo wacu wa Duo TV, woherereye hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, woherereye mu ntara z'u Rwanda zose turagushuje, ndetse kandi nawe uri mu bihugu by'abaturanyi, aho ndavuga Uganda, Burundi, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, tuguhaye inashyo, ndetse namwe muri diaspora muhawe ikaze kuri uyu murongo wacu wa Duo TV. Njye ndi Garius. Ubaye umeze neza ni byiza kandi by'agaciro, ubaye utameze neza niko ubuzima bumeze, n'urugendo wenda ejo ni wowe. Nk'uko mubibona aha turi, aha ni Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, ahazwi nko kuri tapi. Tukaba twaje gusura ndetse no gushyigikira aba basore bombi bafite impano nziza kandi iryoheye ijisho, aba twabita aba BMX nk'uko umukino wabo witwa. Uyu ni umukino wateye imbere mu bihugu bikomeye, urugero aha twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubwongereza, Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu byinshi nk'uko mujya mubibona. None ubu natwe mu Rwanda impano zatangiye kwigaragaza zawo, ni byiza ndetse n'iby'agaciro. Reka tubegere tubabaze, ese BMX ni iki? Ni umukino ukinwa hagamijwe iki? Ndetse hanakenerwa iki kugira ngo ukinwe? Bana natwe kugeza ku musozo, ndabizi uraza kunguka byinshi kandi bigufitiye akamaro. Kora subscribe kugira ngo wiyaboneshe, ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bwihuse kandi bukunogeye. Igitekerezo cyawe ni icy'agaciro, kinyuze muri comment section, utwandikire utubwire se n'iki kibura, n'iki cyagakozwe, ndetse kandi nawe ufite impano ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu iri munsi aho muri description. Uraza kuba utanze umusanzu wawe hano kuri Duo TV. Bana natwe, njye ndi Garius, aha turi ni Nyamirambo. Wagwan brother. Wagwan. Bimeze bite? Ni fresh. Amazina Ni Bob the Rider. Bob the Rider. Mugenzi wawe mwaka microphone. Bimeze bite? Fresh. Amazina Boston BMX. Boston BMX. Yeah. Fresh. Shanda babona bino bintu ubugenge mwana. Iyi na talent ni practice nyinshi niki? Byose nyine bisaba ubu bikunze, harimo talent, kuba ufite talent na practice cyagufasha nyine gushobora byinshi ukaba wabikora fresh. Oya nibyo, ariko harimo talent mwana. Bino bintu talent ya burumwe. Ndakeza ko practice n'igiri wari ku talent yo ni yanyu kabisa. Abakurikiye mwabatangaje, usibye nabo gusa nanjye bwanjye natunguwe kubona izi impano. Ndakeza ko mu Rwanda ibintu bitaraboneka hano henshi cyane. Ese mwebwe mwabitangiye byari mubyumvamo gute, byaje gute? Ubundi twebwe twatangiye tureba abanyamahanga, twe ntabwo twari tuzi nyine no mukino wa BMX mu Rwanda. Yego. Hakaba hari umukoca wacu witwaga Coach Auguste. Yego. Niwe muntu wabitangije. Yego. Natwe tuza tumujoyininga. Yego. Ni gutyo BMX yatangiye mu Rwanda. Ubu ngubu iri hano Nyamirambo. Yego. N'ahandi hantu iragira nyine, ubu nitwe turi kuyikora kandi turifuza ko hazamo n'abandi tukaba benshi tukubaka timu nini. Oya nibyo, abana bose nekeza ko bakunda umukino w'igare, nekeza ko ibintu byabashimishije kuko iyi ni talent, kandi abantu benshi nabonye babikoresha muri video, mu cyo amavideo y'indirimbo, mu mafilime. Nekeza ko ibintu kwabigize mu Rwanda ari by'agaciro kandi bizafasha abantu benshi cyane ku bandi bw'umuziki. Ese mubara umunyamuziki urarabuze abantu bamugira mu ndirimbo baba character bakora ibintu nk'ibi ngibi?
ese ibyo mwabikora mujya mubajoyininga mukabafasha? yes, ibyo ngibyo turabikora. Hari igihe duhura n'umusitari, yego, akatubwira ati mwaza mugaperforminga muri music yanjye, tukaza tukamufasha, yego, akadutamo ibiceri nyine. Ni gutyo. oya nibyo ubumenyi bwanyu bugomba kwishyurwa. Ibi bintu byiza, ariko na siporo mu buryo bumwe. Ese mufite address ubundi cyangwa nabakari practice muba mukora gutya aho mugeze murakora? Ari address? Address irahari. Yego, address ni he? Address yacu ni hano kuri Pele Stadium. Hano ku Nyamirambo kuri tapi kuri Pele Stadium. Yes. Yego yego. Noneho ari umuntu yifuza kuba yabahamagara, ashaka kuba wenda ashaka kugeninga ubwo bumenyi bwanyu nk'umwana muto cyangwa umuntu mukuru wese, nigeza ko ibintu bidasaba imyaka. Ntago bisaba imyaka. Umuntu yabakora mwavuga imbuga zanyu, ukavuga Instagram bayifite, byaba byiza, na nimero zanyu mukaza kuzitanga. Instagram nkoresha ni Bob the Rider, na TikTok nayo ni Bob the Rider. Yego. Noneho nimero zanjye ni 079 yego 17 05 yego. Sawa. Ntekereza ko mu Rwanda hari amahuriro y'imikino, twavuga nka Ferwafa ishinzwe umupira, akaba na Ferwaba ya basketball n'izindi nyinshi. Ese iyi ngi nahita nka riding cyangwa biking, ibintu byanyu byo mubona leta ikwiye kuzana ikabishoramo, ikaza abafatanyabikorwa bakabishoramo? Mu kizo mbaraga murazikeneye cyangwa muri ihagije ubwanyu? Oya, dukeneye support ya Danja, ahubwo ko natwe babyatuvunnye ko amagare arahenda. Yego. Bisaba tubone abasponsor badusupporting. Se ubirigare rya BMX rirahenda cyane? Abari gurangaye. Inaha rihagaze 200 cyangwa 500. Yego. Hanze ugiye kuri kunyukuza ari rishyashya yari muri 500 kuzamuka. Nuko mbona ari akantu gato, ni akantu gahenze bigeze aho ngaho. Numvaga buriya matabari nakosha kurirusha. Wapi matabara bari igitoki iravunika. Iravunika. Igare se ubuhanga bwayo ni ubuhe? Iri ngiri nuko nta feri rigira. Yego. Rikaba rikata hose, rirasimbuka, ryasimbuka na moto. Oya, bwana moto mwayisimbuka? Na moto twayisimbuka, ibaye ihari twata tuyisimbuka. Ni byiza cyane. Nge ibintu byanshimishije, ntekereza ko n'ubikurikiye wese byamushimishije, kandi ntekereza ko ari byiza. Buriya natwe nta kintu kiba kitwara inshinga, ni ukugiraho abanyarwanda batari, tukabereka ibyo batarabona, tukabereka impano nyinshi, cyane ko impano yawe tubashe kuba mwatwereka. Hari abandi bana bifuza kubajoyininga, nibyo, kandi agomba kubajoyininga kugira ngo tuzamure umuco wa BMX mu Rwanda, kuko bidufitiye akamaro. Ntekereza ko bizafasha abanyamahanga babanga babikoraga iwabo, bakaba batigize babikora cyane. Ntekereza ko nabo bajoyininga. Niko bigoma wamira umuvandimwe na microphone nkagiye tubaza umubaza. Nta kibazo. Bamwita Boston BMX. Boston za trick mwana. Wazigiye he? Hejuru y'inyanja? Nazigiye munuza muri mu mazi y'indege. Shaka bisa izo trick zanyemeje, muri abahanga mari, muri abahanga. Izo tricks ubu ngubu bisaba kuzigira kuri BMX. Umwana ufite igare rya trail risanzwe ntabwo akujoyininga ngo bazimwigisha. Ni BMX nicyo gishoro. Urabyumva dukurikiye rwose, wayikunda bino bintu nta BMX ufite bizakugora. Wowe kiriho no gushaka abahungu nkuko nabakuzaniye, babonye ko ari abahungu bashoboye, babonye ko batabyishakamo, ni bari talented, bari potential. Ibi ni ibyabo. Jewe yari Garius, ni kuri Dual TV. Mission yacu no kugiraho mutagera, no kubereka ibyiza mutarabona. Nizera ko niba ubona ikiganiro kigwaye umusanzu cyangwa icyo kigufashije, bishyire muri comment section, utubwire n'iki kibura, uduhe inyunganizi n'ibitekerezo, ukore subscribe. Turi kumwe, yari Garius. Ciao.